birahari naragiye ndaperereza neza ndaperereza nsanga wa mukozi wa hariya kagira inkuru uriya mukozi nahoraga n'umwana ugiye kunyereka muri telefone uriya mukozi nasanze ari Mutoni. ngo iki nasanze ari Mutoni. Mutoni Mutoni tuvukana cyangwa n'undi urukumbwira ni Mutoni wowe uzi urabizi neza biba njyewe naragiye gutya ndiperereza neza kuko yaragiye bosi waramubanye se n'amaso yawe umukobwa w'ibisatsi bibirimo wagira ngo birimo niba ari tentire gutya mu mutwe usokoza urusonzo uzi ko umuzi we kandi aho bigeze ahangaha nta naho agomba kujya agomba mugeze naho kumfungirana nk'ahangaha nk'aho ari muri gereza nko hejuru y'urugo rwaye. Ikintu kibabaje urakizi nuko nta n'imfunguro mfite ngo nguhe ibegereza nyagereza ariko hanyuma se bimeze bigenda gute kondisiyo ya nyuma ahubwo nagira ngo nkuhe ni ukudateza akavuyo urumva ubwo aho nyine hariya kwa Gahera ndabyumva kandi ikindi nta kugerayo urabyumva kuko amakuru nacukumbuye neza ndacukumbura ndasesera kuko nashaka amakuru yo kuza kuguha yizewe ko ni inshingano zanjye erega urashoboye pe maze nahisemo neza kuri amakuru nashaka kubwira ntucike igikuba ndabyumva ako se kuri kunkura umutima ahubwo ntabwo ari umutima rega ni nk'aho ari sekirite yawe ndabyumva pe ubu sinzanagera hariya nta kugerayo ariko muri iyi minsi ishize kandi n'undi muntu wambujije sinzahagere ubwo bimeze gute ni uko yari azi ko ayo makuru atari meza kuri we kandi kugira ngo utagera aho kugira ngo ujyeyo wabireka ari no kuguha sekirite yawe sinagusuzugura niyo byagenda gute ntabwo najyayo rero umuntu ashaka kubwira ikintu ashaka kubwira hariya naragiye ndaperereza neza ndaperereza nsanga wa mukozi wa hariya kagira inkuru uriya mukozi nahoraga n'umwana ugiye kunyereka muri telefone uriya mukozi nasanze ari Mutoni. ngo iki nasanze ari Mutoni Mutoni tuvukana cyangwa n'undi urukumbwira ni Mutoni wowe uzi urabizi neza biba njyewe naragiye gutya ndiperereza neza kuko yaragiye bosi waramubanye se n'amaso yawe umukobwa w'ibisatsi bibirimo wagira ngo birimo niba ari tentire gutya mu mutwe usokoza urusonzo uzi ko umuzi we mujya muvugana se basi mujya muvugana nawe ariko turavugana ariko icyo nzi cyo Gahera nta nubwo amukunda none se umuntu yita umukozi nageze aravuga ati kiriya gikozi jya ukibwira gutya gisohoka ugiha kondisiyo kandi ari umugore we ubwo urumva hari urukundo rurimo yesu mwami uzi ko numiwe we nta rukundo rurimo kumbi burya nanjye nkabibona kandi noneho impamvu mba nkubwira ko ntuzagereyo reba nka buriya ejo bundi Mutoni yamenye ko yaguriye ibitenge soso Mutoni yarabimenye ubwo urumva iyo ntambara nawe ugiyeyo mwaba mubaye bangahe urumva wowe nta ngaruka byakugiraho urumva byaba intambara none se ubwo habira nacanze soso aganira gute na Gahera umugabo we kandi na Mutoni n'ubundi hari nawe ari umugore we ni kwa kundi ko kubwira ngo ndabanza nyine bakansohora ibindi bikaza nyuma bose baganira gute wa batatu ewe umwe ni ukuvugana n'undi adahari ubwo iyo bose bahari rero ni fayiti ni ukujombana iminwa paka barwaye none se yesu we ubu se Mutoni azi ko Gahera yateye soso inda arabizi cyangwa arabimenya ayo makuru yo ntabwo nyazi neza niba abizi birumvikana ntiwanabimenya byose ariko ashobora kuba abizi none se kuki nkawe umuntu akuguriye ibitenge wakibaza impamvu akugura ibitenge ari iki byumva rwose ntabiguriye uwo nguwo ngo ni umugore yateye inda abiguriye undi
ngo urumva hagati nawe icyo kibazo urumva utagitekereza rwa rugo rurimo intambara. intambara se gusa Ubu se Soso ntiyoroshye, Mutoni ntiyoroshye, ahubwo se kiriya gihugu kizabakira. byihorere none nawe wicotsemo Oya njye ntabwo najyayo. Njye ntabwo najyayo rwose, humura ntabwo nzajyayo kuko hari n'undi muntu w'ingenzi mu buzima bwanjye wabimbujije kandi uko bisa kose ashobora kuba yari afite amakuru yizewe. Rero urumva ko ntabwo najyayo rwose cyane rwose. Iyo niyo sekirite yawe. mbega sha gusa nyine urakoze umuha amakuru meza y'ingenzi ariko nawe nibwo ukibimenya. Njyewe none se ubu naje kugushaka hano atariyo makuru mfite. niyo mpamvu bagushuka rero bakaguhunyagiza ngo jya kunywa fanta kugira ngo utumve ibyo baganira. nanjye babakumva uzi ko nemera n'igipangu nkajya kukirenga kugira ngo inkunde numva ibyo bavuga. niko nyine niko ubundi umukozi wabigize umwuga bikora. umunyamwuga rwose. hanyuma se Mutoni ajya asohoka muri iriya nzu? Adasohoka nagasohoka agiye guhaha se. ariko Imana yazamfasha tugakubitana n'umunsi umwe. ubwo uzi ko tuzi ko hano twese mu rugo yagiye gusenga uretse Soso ubizi wenyine. hari amasengesho y'umwaka abaho se kurya yagiyeyo akamuzamarayo nk'umwaka. ahubwo se ubu ngubu we nta kuri we. rero umubonye nibwo wakemera. aho ubu ngubu ndi kukubwira ibyo utarabona. njye ndumva birantunguye pe ariko nibyo kuko mise mbyemera 100% ndanaviva cyane kuko mu minsi utaraza najyagayo ariko ibyo nahabonaga imyenda ye nkayicyura ngaha ngo yayihasize agiye gusenga gayari uzikona n'uyu munsi aje hano yadushuka ngo ntago babonana we. ni ukugira rero ukampemba vuba dore nanjye mba nacukumbuye. birakwiye rwose birakwiye ahubwo urumva ntayakwiye mabuja. oya urayakwiye 100%. ndanongeraho ahubwo ndongera ariko sinyakubwiye n'agasiripurize. nta kibazo rwose. umva amafaranga yanjye ari kuri mobile money ndaza kukohereza ndaguhamagara nkwazi ko wabonye message. rero bose nakubwiye ko nasize burya nakubwira ngo nasize arimo aroba yahise asohoka sinzi yagiye gutema. ubu ngubu ntinze hano nasanga nta nubwo namukira rwose. tugende ntiwamukira. basi se Mutoni ajya kugaburira. Mutoni we njya mbibona ariko ni rimwe na rimwe nawe. jya wihangana ntacyo. sawa. ibi ni ibiki noneho bagezeho kujya bankingiranira inyuma. mana y'isi n'ijuru ubu ibintu noneho ndabigira nte? ubu iki kiginga kigiye he? Mutoni veho hano. ibintu biri aha ni byiza. yego ibyiza ni ibihe? ibyo mbajije. wa muginga w'umukozi yagiye he? umuginga w'umukozi yagiye he? reba ibintu yakoze. reba ndebera. nkurebera iki? mukanya sirari nsohotse nkagaruka nje kwitegura ngo ngende. none se undi wari waretse gukora iki? cyawongera muto. inde wowe inde giye mutuma ko nandi mu nzu ye wigeze ubona ngiye nti mu mukozi. umva hama hamwe kandi murananiye. bakunanira hama hamwe murananiye pe. ujya kumuzana wangishije inama. umva hama hamwe nyine hama hamwe ubanze wumvise agufungirane ibegereza. si umugore nashatse si umukozi nazanye hano bose ni bamwe ntasuka nta mujyoye. ndi kimwe n'umukozi jewe. ubu se yakinze wari umutumye he? njye ntaho namutumye nta na hamwe wumvise uko wari uri mu nzu uriko nandi mu nzu. none ko buri gihe ambwira yuko buri gihe ajya ari wowe umutumye. ngo ni njyewe umutumye? niwe uba umutumye nyine. ariko noneho nararushye n'ubu se yakubwiye ngo ni njye wamutumye? yabikubwiye? ubu mu kanya naza ni karibu bavuga ngo wari wamutumye. utegereze ubyumvire wumve ko ari kwa uretse uraza kuba wibereye ahangaha. undaza kuba nibereye ahangaha wagiye kumuzana utangishije inama. ibyo azajya akora byose jya wihangana wumvise kandi aho bigeze ahangaha nta naho agomba kujya agomba mugeze naho kumfungirana nk'ahangaha nk'aho ari muri gereza nko hejuru y'urugo rwanjye. ikintu kibabaje urakizi nuko nta n'imvungure mfite ngo nguhe
ibegereza nyagereza ariko njye ndishimye nuko ntayo mungura iryo ni ryo jambo akabaye umbwira none njye ndishimye biranashimishije cyane ahubwo ndaje njya guserebura kandi wa mugore we wa mugore we wisubire we se nisubirayo iki njye nta kibazo mfite wanyumvise habe na kimwe uri muvuga rero ngo nyamara umanza ufite ibisazi mu mutwe wabimpanduye nkubwiye ikintu nkaho utagize icyo umfasha ahubwo urimo urambwira ibintu bidafite 10 uragira ngo umfashe iki tega ngo uterure ngunage hanze umva bwa bwenge bwawe si ushaka umufasha ngise ndi umupira batera bakarenza ngo ni umupira burya ubu iyo wabishatse nta kintu na kimwe utabacho niba ushaka umufasha ndika urahagarara ahangaha nindahiza ngusunikire hanze uragira ngo ngufashe iki si umufashe usabye se ariko wigize ibiki muto ariko mara mu ijuru njye nigize ibiki se kuko wigize ibiki urabona narigize ibiki akuzi ko umuntu agusekera umureba ukamye nkabyinane uransekera se ngo binyinjirize ntukaze unzanaho amagambo menshi ubusutwi buryo ugenda umene muri puberi wumvise ashinika wowe wumvise ni isoni genda ashinika uyu mukozi nonaha akingura ahangaha uzana bwa bucafu bwe bw'imyenda ataha ngo ubu nta mikino mfite umva uyu mukozi yinjira igihe nahereye nta mikino mfite umva uyu mukozi yinjira ha cyase nawe ujyana uzana bwa bucafu bwawe bw'imyenda usohoka utora mujya kureba iyugi umukozi arakumaha ugese ububwira uramuzi ariko ari nge nawe narakubajije umugabo n'indi umugore n'indi urabona ari ndetse nyine wakabyibasha ukanabyisubiza umugabo n'indi umugore n'indi oya niwe humbajije nsubiza utagira ngo ukankandagira hejuru mba ntabwo bufite utagira ngo nuko nambaye ijipo cyangwa igitenge cyangwa n'ikanzu ndi umugabo gore iyo ugiye ndi umugabo gore nyine iyo ugiye se hari icyo winjira ntacyo winjirana buri munsi urya imitsi yanjye wakabonye akaboko kanjye ariko aho wirwoza ikirenge hano mu nzu se uba wapagashije wowe hari umunsi utacyoza ndacyoza nkajya guhaha uracyoza ukajya guhaha se si ahangaha si amafaranga unkonsoma mugenda ujya no kungurishiriza amapantaro n'inkweto amareka ariko ubundi kuba wigira ukigaye iyo mbigurishije ntabwo uzi ukarya se icyampa uyu mukozi ngo agende ahereye byibura umare nk'iminsi 3 mu nzu umva naba mbyinira ku rukoma mbese wumvise aha ni isoni rega ndakubwiye ngo agera akingura ahangaha imyenda ye nyibona hano umva cyangwa se ujyana nawe unjya hehe ndakubwiye ngo uyu mukozi ntabwo ava ahangaha niba ushaka kanahava ni intambara uragibona wumvise ndumvanaho amagambo ntago nashatse niganya abandi kabisa